Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Dushimiye Imana muri iki gitondo, ni igitondo cyiza Imana yaduteguriye. Imana yateguye ku bwawe nanjye kugira ngo tubwire abantu imirimo y'Imana. Imana yakoze rero, Imana yaraturinze, Imana yaturinze. Uburinzi bwayo tugenda tububona uko bwije n'uko bukeye. Turashimira Imana yo mu ijuru, Imana ishobora byose. Tuyihaye icyubahiro ku bwawe nanjye. Nukuri Imana ishimwe. Imana nishimwe. Nkuko bisanzwe rero ni Pastor Gatera Jose guturuka Pentecote Philadelphia. Nukuri dushimiye Imana, namwe tubashimira abadukurikirana, ntabwo nzabirambirwa kubivuga. Abadushyigikira mwese, abadufasha amaboko, abadusengera mwese, Imana y'amahoro ibahe umugisha. N'abadukurikirana, abakozi b'Imana dufatanije uyu murimo aho muherereye hose, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Bene data dusangiye uyu murimo, data wa twese abishimire. Dushimiye Imana y'amahoro, data wa twese abagire neza. Rero tugiye gusenga, dusengera umukozi w'Imana agiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Reka tumusengere, kuko ijambo ry'Imana ryo muririmbyi yaravuze ngo ijambo ry'Imana rirahagaze riremye. Neno la Mungu inashimama imara, ukiamini utaiona. Ijambo ry'Imana riremye ryo, ariko tugiye gusengera umukozi w'Imana. Mana yacu, Mana ishobora byose, Mana ihoraho, Mana yo kwiringirwa. Uyu ni wa mwanya mwiza twumva ijambo ryawe. Uyu ni wa mwanya mwiza uba waduteguriye kugira ngo twumve. Turasenze, dusengeye imitima yose y'abantu. Hari abarushye, hari abaremerewe, hari abarwayi, iri jambo ribakize. Hari abanyotewe, hari abafite inyota rwose, hari abafite inzara n'inyota by'ijambo ryawe. Reka iri jambo rigere kuri buri muntu uwo ari we wese. Imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza. Duheje imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'abarozi zibatavuga Imana, imbaraga zikinira mu kirere no ku butaka. Umuriro w'Imana uzikumbanye, ijambo ry'Imana rigere kuri nyiraryo wariteganyirijwe. Urishaka, uryakiriye, reka rimuhindure, reka rimugire icyaremwe gishya. Abafite inzara n'inyota reka bahure nawe muri iki gitondo Mana. Tuguhaye ikaze, ruhura abarushye, kiza indwara zikomeye, tanga agakiza, kuraho abantu kuba ingwingiri, bantu buzura umwuka wera. Ijambo ryawe ryongere ryagukire muri twe. Urakoze, mukozi wawe turamusengeye, mukoreshe kurusha uko ujya umukoresha. Bana nawe muri aka kanya, mavuta y'Imana nagwire cyane, uhishurirwa ryera nirikomeze riboneke. Urakoze, urakoze. Tuguhaguhaga ikaze na karibu mu izina rya Yesu, amen. Reka twakire umukozi w'Imana, Pastor Serugendo Dismas, mushumba wacu niwe ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Karibu. Turabashubuje bene data, igitondo kiza, Imana ibahe umugisha. Tunejejwe n'Imana kuko yatuhaye aka kanya ko guhagarara mbere yanyu, tubashe kubagezaho ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Ibi bihe tugezemo ni ibihe byo gukomezanya, ni ibihe byo kugirana inama, ni ibihe byo gusengerana. Tukomere kandi dukomeze urugendo rujya mu ijuru. Ibihe turimo nawe twakongera tukavuga si ibihe byo kurangara, ni ibihe byo kuba maso, kandi ni ibihe byo gusenga no gukiranuka. Tugiye kuganira kuri ijambo ry'Uwiteka. Mutwe w'ijambo tutarajya kure iratubwira ko dukangukire gusenga no gukiranuka. Dukangukire gusenga mu bibiye no gukiranuka. Rimwe tuvuga ko turasenga, ariko mirimo yo gukiranuka iri kure yacu. Usenga akiranuka. Mu gihe dusenga tugomba gukiranuka. Mbuto yo gukiranuka ituhesha kuhabwa mugisha uva ku Mana. Mbuto yo gukiranuka butuhesha ko isengesho ryawe Mana ryabasha kuryumva. Kuko Bibiliya iratubwira ko amasengesho y'umunyabyaha ni kizira ku Uwiteka. Ibihe turimo ni ibihe bimwe Yesu yavuze tube maso. Si kuba maso mu bundi buryo, kuba maso bwo gukiranuka,
kuba maso mu buryo bwo gusenga Imana. Reka dusome ijambo ry'uyu munsi. Twavuze ko umutwe w'ijambo dukangukire gusenga no gukiranuka. Yaba muyobozi, yaba mu Kristo, yaba bafite inshingano z'Imana mu rusengero, ibi ni ibihe byo gukangukira gusenga Imana. Ni ibihe byo gusenga, ni ibihe byo gusenga. Kuko ibyo turimo kubona ku isi, ibyo tumva ku isi, nta handi twabihungira, ni mu maboko y'Imana gusa. Twishira mu bwishingizi bw'Imana mu buryo bwo gusenga no gukiranuka. Mana idufasha mu buryo bwo gusenga no gukiranuka. Mu gihe itorero ridasenga, riba ari itorero ripfuye. Mu gihe abakozi b'Imana badasenga, mu gihe abakristo badasenga, kuko murimo w'Imana ikidufashamo ni imbaraga z'amasengesho. Hari ijambo nkunda kumva bene data bavuga ati dushobozwa na Kristo kuko atuha imbaraga. Mbaraga Kristo aduha duca mu nzira y'amasengesho. Mu gihe dusenga, Mana iramanura mbaraga z'Umwuka Wera. Mwuka Wera niwe imbaraga, kandi Mwuka Wera nimba yamanutse mu bantu arabayobora mu nzira yo gukiranuka. Mwuka Wera nimba yamanutse mu bantu abayobora mu buryo bwo gusenga, abayobora mu buryo bwo gukora iki, mu nzira nziza Imana ishaka. Ariko mu gihe ducitse intege mu gusenga, Satani yadukoresha n'ibitakwiriye. Reka dusome ijambo iri mu gitabo cya Ingoma wa 2 gice cya 20, turasoma murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 6. Mutwe w'ijambo aho dusomeye iravuga iki? Abayuda baterwa n'aba Moabu. Yoshafati afatwa n'ubwoba, aratakambira Uwiteka. Abayuda baterwa n'aba Moabu, mwami Yoshafati afatwa n'ubwoba. Bicariraga mu gihugu, birashoboka. Bikoreraga mirimo yabo, birashoboka. Bagendaga nk'uko bishakiye, ariko baje gutungurwa ko aba Moabu babateye. Mwanya Yoshafati yumvise ko yatewe n'aba Moabu, Bibiliya iratubwira iki? Afatwa n'ubwoba. Bwoba n'umwanzi w'amahoro. Afatwa n'ubwoba. Ariko icyo namukundiye Yoshafati nuko yafashwe n'ubwoba, yabashije gukora iki? Kuyihutira kutakambira Imana. Mu kutakambira Imana tuboneramo bisubizo by'ibibazo dufite. Kibazo iminsi tumaze kuba abanyandegenge, ntago dushaka gusenga no gukiranuka. Turakomeza. Maze haza abantu babwira Yoshafati bati, aje ingabo nyinshi ziturutse i Syria, kandi dore bageze iya Sasonita Mari. Yoshafati aratinya, yihuta kushaka Uwiteka. Ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa. Abayuda bose baterana ngo basaba Uwiteka kubatabara. Baturuka mu midugudu y'Iyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Yoshafati arahagarara mu iteraniro y'Abayuda n'ab'i Yerusalemu. Yari mu nzu y'Uwiteka arasenga. Uyu ni umwami Yoshafati. Nuko yatewe niwo ubwoba atakambira Uwiteka. Arasenga ati, Uwiteka Mana y'abasogokuruza bacyo, ese si wowe Mana yo mu ijuru? Kandi si wowe utegeka abami bose n'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe ariho ububasha n'imbaraga bituma ntawagutanga imbere. Bwana Yesu asifiwe. Navuze mutwe w'ijambo ryacyo, dukangukire gusenga no gukiranukira Imana. Iyi misi abera
iyi minsi abakorera Imana, abakristo, abafite inshingano ku murimo w'Imana, ari ibintu dufite mu buryo bwo mu muka bitagenda neza, birashaka kuducecekesha, birashaka kutuzima, birashaka ko tuva mu bushake bw'Imana, birashaka kutunaniza. Twakora iki? Kuko twaramagawe. Izina bitwa abantu bitwa aba pasteur, nasanze ni izina rimwe rikomeye, ntago rikurwaho n'umuntu. Uri mu nshingano, andu bose bakwita iryo zina. Arabagira indegenge bakava mu nshingano, aho agiye hose iryo zina ntago rimuvamo. Nuko yaba arimo gukora bitahesha Imana agaciro, abantu bakamutunga urutoki yavuga dore pasteur asiganywe inzoga, n'urugero, dore pasteur yavuye mu bushake bw'Imana. Ni izina ryimiswe n'Imana, wamagawe n'Imana, ikuha iryo zina kubw'inshingano z'umurimo ukora. Iryo zina ntago ukwiriye kuritukisha, ntago ukwiriye gukora iki kutuma ko barivuga nabi. Ugomba kuririnda. Waririnda gute? Nukugendana n'Imana nguko bikwiriye. Mu Kristo nayo ni izina ritava ku muntu wakijijwe wese. Yaba akiri mu murimo w'Imana bamuhita mu Kristo, yaba yavuyemo ati dore wa mu Kristo, badutunga urutoki cyane, baradukurikira ati dore wa mu Kristo waguye, dore wa mu Kristo wasubiye nyuma. N'urugero ndimo guguha. Niyo mpamvu ki Kristo ugomba kukibera amaso kugeza aho Yesu azaza. Iyi minsi ntago tugishaka ijambo ry'Imana mu buryo kutubwiza ukuri, kandi kuri niko gutuma Imana itwishimira. Gukiranuka niko gutuma Imana iba itubonekera. Aba bantu bamagawe n'Imana, aba bantu bafite inshingano z'Imana, ki Kristo iyi minsi kirarwanwa. Ari imbaraga zirwanya abantu b'Imana, ari imbaraga zirwanya abantu bafite inshingano z'Imana, ari imbaraga zirwanya abantu bafite impano z'Imana, ari imbaraga zitatwifuriza amahoro, ari imbaraga zishaka kutuzima, ari imbaraga zidashaka ko tumenyekane, ari imbaraga zidashaka ko dukore ibyo gukiranuka. Umuntu wese ufite iryo shingano, ufite izina yahawe n'Imana, ni misi ye yo gukora iki? Yo gukangukira gusenga no gukiranuka. Twasomye urugero rw'umwami Yoshafati, buryo abayuda baje guterwa n'abamohabu. Yoshafati afatwa n'ubwoba, atakambira Imana. Gihe cyose ibibazo bije, cyangwa bimenyetso byo kuza kubw'ibigeragezo, cyangwa se buryo ubirimo, nta kindi kintu ugomba tukunda kugira ikamere yo gucika intege, yo gufatwa n'ubwoba, yo kubona ko twapfuye birarangiye. Ariko gihe cyose ubonye ibibazo bije, tugomba gukora iki? Kutakambira Uwiteka. Niyo twavuze tukangukire gusenga no gukiranukira Imana, kuko amasengesho niyo ntwaro Mana Yesu yatwigishije tugomba kuneshereza mu bigeragezo. Amasengesho idukurira mu bibi tukabona umucyo w'Imana. Amasengesho iduha ibyo tudafite. Amasengesho yadukura hasi katwicaza n'ibikomangoma. Amasengesho itugezaho tutakwiriye kuhagera. Amasengesho ituma umuntu ashobora kumenyekana mu buryo bwo mu mwuka. Amasengesho ituha umugisha. Niyo mpamvu abera b'Imana tutakwiriye gucika intege mu gusenga. Iyi minsi ubona masengesho iri hasi,
kwiriza ubusa byaratunaniye kandi tuzuyemo ibibazo, isi igoswe n'ibibazo, isi igoswe n'amarira, kandi twebwe abakristo nta wundi twizeye Imana yo mu ijuru, kuko ariyo gisubizo k'ibibazo byose dufite. Bwana Yesu asifiwe. Ari imbaraga mu gusenga Imana, ari imbaraga mu bantu biriza ubusa, bikafungura inzira aho nzira yari idahari, biduha ibyo twari tutafite mu gihe dusaba Imana. Nama nziza twabazaniye uyu munsi ni ugukangukira gusenga no gukiranuka. Ntabwo waba mwigisha mwiza mu gihe wacitse intege mu gusenga Imana. Ntabwo wakora byo gukiranuka mu gihe udasenga Imana. Bwenge bw'umuntu ntabwo ari bwo buzamugeza mu bwami bwo mu ijuru, ariko mirimo yo gukiranuka maneka kwishimira uzabona ubugingo. Yesu atufashe kandi atugirire neza itorero. Maze haza abantu, Mwami Yoshafati yicariye mu ndebe ye, haza abantu babwira Yoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziturutse Syria, kandi dore bageze iya Sasonita Mari. Ni inkuru yamutunguye. Nizeye ko yinyweraga vino atatekereza ko ari izindi ngabo zaturuka Syria cyangwa abanyasiriya babasha kohereza ingabo zize kubarwanya, kandi bamubwirana aho zigeze. Baraje kandi ni benshi. Dore bageze aha Sasonita Mari. Yoshafati amaze kumva iyo nkuru, bamubwirana aho bageze, abona ko ni birometero bigufiya bamusange. Yoshafati aratinya, nuko Bibiliya itubwira. Yihuta gushaka Uwiteka. Nimba uri umunyabwoba mu bibazo uhura nazo, ube wihutira gushaka Uwiteka. Nimba ufite kwizera bibazo byije, uhamwe no kwizera kwawe, ube wihutira gushaka Uwiteka. Nimba ari bikwagurukira, ube wihutira gushaka Imana. Iyi misi si misi yo gusinzira. Tufite ibibazo byinshi mu buryo bwo mu mubiri, biratugoye. Mu buryo bwo mu mwuka ari biyo twavuze ko birimo gushaka kuducecekesha, birimo gushaka kutuzima, birimo gushaka kutwambura impano Imana yaduhaye. Ategeka abayuda bose kwiriza ubusa. Amaze kumva iyo nkuru ko abasiriya baje, ni ingabo nyinshi z'abasiriya zaje, kandi bakamubwira aho zigeze iya Sasonita Mari, Yoshafati aratinya, yihuta gushaka Imana. Iyi misi twebwe turimo gushaka Imana. Mu bibazo ufite urimo kumva gusenga Imana, mu bikurwanya urimo kumva gusenga Imana, abana bawe urimo kumva kubasengera, urugo rwawe urimo kurumva kurusengera, igihugu cyawe urimo kumva kugisengera, murimo Imana turimo kumva kubisengera. Cyangwa se tufite ubwoba tukagira gusa magambo ndago yatuneshereza bitugerageza. Ube munyandege ngeya, ube munyabwoba, ube mundu utafite kwizera, ariko mu gihe ubonye ibikomeye bije, wihutire gushaka Uwiteka. Ategeka abayuda bose, uko yari umwami wabo, ati kuva twahuye tumvise iyi nkuru ko abasiriya baje kuturwanya, ndategeka mwese abaturage b'Ubuyuda, nta kindi twakora, tugomba gukora iki? Kwiriza ubusa. Tusenga Imana. Imana yacu irakomeye, Imana yacu niyo ifite butwari, Imana yacu irakiza, Imana yacu iri hejuru ya byose. Tuhiriza ubusa, tuhamagara Imana iturwanirire amaboko y'abasiriya. Yesu ashimwe. Kanguka mu buryo bwo gusenga. Nimba wowe utafite ibibazo, wasengera abandi, wasengera murimo y'Imana, wasengera abakozi b'Imana mu bibiye, kuko nta bandi Satani arimo kuhiga, cyane cyane abakozi b'Imana. Abonye aduciye intege twebwe abavuga butumwa, tukabura ijambo yo kuhumuriza bwoko bw'Imana, abakristo bacika intege vuba. Murongo ukurikira wa 4,
abayuda bose nakunze abayuda hano kuko babashije babaye abakristo beza bumvira babayobora bumvira muka w'Imana. Ibibazo bije ariko abakristo wese nimuze, abayuda nimuze tusenge Imana twirije ubusa. Iyi minsi hari igihe abakozi b'Imana barimo gutanga amatangazo yo gukorera Imana ku murimo, abantu benshi abazani baki, kandi si byiza. Ni byiza kumvira umuka w'Imana, kandi abayoborwa n'umuka nibo abana b'Imana. Urebe iyi minsi urimo kuyoborwa n'umubiri, urayoborozwa n'ubwenge bwawe, si byiza. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Na kindi kintu cyatumye baterane basenge nuko basaba Imana ibatabare mu bibazo bafite. Nta kindi cyadufasha, nta kindi cyadutabara mu bibazo dufite mu imisi, yaba ku murimo w'Imana, yaba ku buzima bwacu, yaba mu gihugu cyacu. Twebwe abasenga twizera ko nidusenga Imana iradutabara. Baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanwa no gusenga, gushaka Uwiteka. Baturuka mu midugudu yose y'Ubuyuda bazanwe no gushaka Imana. Yoshafati niwe yari umuyobozi, ahagarariya uwo mwami w'Abayuda, ahagarariya uyo materaniro. Abayuda bamaze kumwumvira, baturuka mu midugudu yose y'Ubuyuda. Iki abazanye no gushaka Uwiteka, gusaba Imana ibatabara. Yoshafati ahagarara mu iteraniro y'Abayuda n'abanya Yerusalemu. Yari mu nzu y'Uwiteka, bari mu nzu y'Imana mbere y'iteraniro y'Abayuda n'abanya Yerusalemu. Mwami arasenga ati, Uwiteka Mana y'abasogokuruza bacyo, ese si wowe Mana yo mu ijuru? Isengesho ryiza, isengesho ry'ubwenge, isengesho yo gukora ku mutima w'Imana. Arasenga ati, Uwiteka Imana y'abasogokuruza bacyo, si wowe Mana yo mu ijuru? Abaye nk'atayizi ariko akizera ko ari Imana y'abasogokuruza bacyo. Si wowe Mana yo mu ijuru? Yego, ni ibyo Yoshafati. Kandi si wowe utegeka abami bose n'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe arimo ububasha n'imbaraga bituma nawe kutanga imbere. Mu kuboko kw'Imana amasengesho ya Yoshafati yabashije kwishyurirwa ko mu kuboko kw'Imana arimo ububasha. Imisi twebwe twaribagiwe ko butabazi bwacu bwava mu maboko y'Imana. Ndakinanira Imana, yemwe murokore mwene data, kanguka gusa mu bibazo ufite. Amagrupe y'abanyamasengesho, mube maso, musenge Imana. Imana iriho, Imana ifite imbaraga mu kuboko kwayo. Ni Imana itegeka abami n'abanyamahanga bose. Mu kuboko kw'Imana hariyo butabazi. Mu kuboko kw'Imana hariyo gukurwa ku cyavu ikabicaza n'ibikomangoma. Mu kuboko kw'Imana hariyo gukuramo ibibi bikabasha kuba byiza. Mu kuboko kw'Imana yagukura mu giturage kakwicaza mu mugi. Mu kuboko kw'Imana yagukiza cancer. Mu kuboko kw'Imana yagukiza sukari. Mu kuboko kw'Imana yahumura umuntu amaso ye. Ndashimira Yoshafati kubwa ya masengesho y'imbaraga yasenze. Mu kuboko kwawe ariho bubasha n'imbaraga. Mu gihe tutizera imbaraga ziba mu kuboko kw'Imana, ubwo bubasha n'imbaraga ziba mu kuboko kw'Imana, Satani yatusebya cyane. Bituma ndawagutanga imbere. Nuko bigeragezo bihari, nuko Satani ahagurukira umurimo w'Imana, nuko Satani ahagurukira abera b'Imana, ariko ntawatanga Imana imbere. Imana niwe waremye isi n'ijuru.
Imana niyo uri hejuru ya byose. Imana nutegeka abakomeye. Imana nutegeka abanyamahanga. Ndukakangishwe n'ibibazo ufite. Gihanguka gusa mu gusenga. Kiranukira Imana. Iyi minsi abantu batagitinya icyaha. Cyaha kirica. Cyaha kirarimbura. Cyaha kituma amasengesho yabera y'abantu basenga bitagera ku Mana. Ntago navuga bera. Abanyabyaha masengesho yabo ni kizira. Se wowe wari umunyamasengesho. Iyi minsi uracyasenga Imana nk'uko bikwiriye. We wafataga biye byo gusengera igihugu, ugasengera abera, ugasengera abandi. Se uracyafata ibyo biye. Iyi minsi ndimo kubona abantu bose b'Imana twacitse indege, dusige dusakuza gusa, ariko nibiye byo kongera gukanguka mu nzira yo gukiranuka no gusenga Imana. Mana iri hafi yawe. Mana izi ibibazo byawe. Mana yumva amasengesho yabera. Nuko dusenga ariko tutakiranukira Imana. Abantu ntago bakibasha kwihana ibyaha. Teretse Mwuka w'Imana barondore. Teretse umuhanuzi urondora abantu barondore. Oya, ndukarindire ko bakurondore. Kinduzi ko ejo naraye nkozi bitahesha Imana agaciro. Iyi minsi simbasha kugenda nk'uko Imana ishaka. Ni wowe guca bugufiya cyangwa ukagera ku bashumba ati mushumba naje kwihana, Mana imbabarire kuko singikora neza murimo w'Imana. Umuntu wese wavuye mu bushake bw'Imana. Abantu bahize imihigo ariko batagishaka kwegura imihigo y'Imana. Se Imana irabishimira. Abantu bakoreraga Imana baretse murimo w'Imana. Murimo kubona ko Imana irabishimira. Imana izagusoreza isezerano gute mu gihe utayikiranukira, mu gihe utakigenda neza nk'uko Imana ishaka, wavuye mu nshingano z'Imana, utagisenga Imana. Oh Jésus, ututabare. Torero ryawe dufite amarira menshi, ariko twacitse indege mu gusenga. Satani yatwambuye inyota n'ishaka ryo gusenga no kwiriza ubusa. Yoshafati aratakambira Imana hari mu materaniro y'Abayuda n'Abanyayerusalemu. Asenga Imana ati Witeka Imana y'abasogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru? Niyo kandi si wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami bose n'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ntawagutanga imbere. Nuko yafashwe n'ubwoba maze kumva ko Abasiriya babateye, ariko Yoshafati yaje kuhagarara n'izindi mbaraga avuga ati oya, ko tufite ukwiriye kuturwanira urugamba. Gice cya kabiri reka tusome tukwicyo gice cya 20 murongo wa 13 kugeza ku wa 15. Nuko Abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka. Bose Abayuda bose bahuje umutima, bari mu mukumwe. Twebwe iyi minsi tumeze gute? Bibazo turazifite, ariko umunsi wo gusenga Abakristo bose sibo baboneka mu rusengero. Ariko hano mu gihe cya Yoshafati ivuga Abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka, bari kumwe. Mwumve abantu bafite ishaka ryo gushaka Imana. Bari kumwe n'abana babo bato, n'abagore babo, n'abana babo bakuru. Abayuda bose nta muntu usigara. Twese tuhuze umutima tusengere igihugu cyacu kuko Abasiriya baduteye. Bose baragenda bahagarara n'umwami wabo, bahagarara mbere y'Uwiteka, n'abana babo bato, n'abagore babo, n'abana babo bakuru. Maze muko gusenga abantu bahuje umutima, muko gusenga sengesho umwami Yoshafati yazamuye mbere y'Uwiteka, ahagaragaza ko mu kuboko kw'Imana ari imbaraga. Nawayitanga imbere, nawagiye imbere Imana agaruke maboko masa, nawayizera Imana mukojeje isoni, ndawushaka Imana bure kubibona. Arasenga. Abayuda bose bahagara imbere y'Uwiteka, bari kumwe n'abana babo bato, bari kumwe n'abagore babo, bari kumwe n'abana babo bakuru. Bose bahuje umutima, bababajwe n'ikibazo bafite. Ubona tufite ikibazo, tufate urugero twebwe mu minsi izuba. Ariko usanga abantu benshi turasakuza, mbega izuba we, mbega ubushuwe we, mbega izuba we, mbega ubushuwe we, turapfuye we, turashize we, amazi rabuze we. Ariko ninde uhagarara mbere y'Uwiteka agasengera iki kibazo kirira izuba?
ni bake, kandi uzi gusenga, kandi warasengaga. Mu gihe ibibazo bije, abantu bose barafatanya amaboko, bakahuza umutima, bakajya mbere y'Uwiteka basengera ikibazo bahuye nacyo. Tumve sasa, mu gihe abantu bashatse Imana, abantu bishize mu maboko y'Imana, abantu bagiye mbere y'Imana, ko itabasha kubakoje isoni. Reka tumve murongo wa 14 gice cya 20 Ingoma wa 2. Maze umwuka w'Iteka aza kuri Yahaziyeli, aho yari hagati mu materaniro. Uyu muntu witwa Yahaziyeli nawe yari hagati mu ayo materaniro y'Abayuda n'umwami Yoshafati. Harimo kumva kundi umwami yasenga, arimo kureba buryo Abayuda n'Abanyayerusalemu bose baje buzuye mu nzu y'Uwiteka. Aratekereza, yumva isengesho ry'umwami. Nawe ari igihe umuntu asenga ari mu mwuka, ukasanga n'abandi bose bafashwe n'izo mbaraga z'amasengesho buryo arimo kwamagaza Imana. Nabibonaga kera dusenga mu rusengero, umuntu umwe yazamura isengesho, ukumva abandi bose nabo barazamuka. Umuntu umwe ahamagara Kristo, ukumva n'abandi bose barazamuka. Abari abanyandegengeya rimwe bahabwa imbaraga mu gusenga kw'abakiranutsi. Mu gihe tuhuje umutima, turi mu mwuka umwe, Mana ntabwo ishaka kudukoza isoni. Uyu muntu, reka tusubiremo. Maze umwuka w'Iteka aza kuri Yahaziyeli, aho yari hagati mu materaniro. Mwuka w'Imana aramanuka, kuko yumvise kuzura imbaraga z'umwuka mu gihe mwami yasengaga. Maze umwuka w'Iteka aza kuri Yahaziyeli, aho yari hagati mu materaniro, aravuga ati, nimumve yemwe Abayuda mwese, nimumve yemwe. Mana ishimwe, haleluya. Gusenga Imana, abantu bahuje umutima, abantu bafite ishaka, ntago Mana yabakoze isoni. Iyi minsi ibibazo biraturemereye, nuko tutagishaka gusenga, nuko tutagishaka gushaka Imana, nuko tutakihuza umutima, nuko tutakibasha gukiranukira Imana. Ariko itoro ry'Imana mureke dukanguke, dusengere ibi bihe turimo, dusengere abakozi b'Imana, dusengere murimo w'Imana, dusengere igihugu cyacu, dusenge, nta kindi kizadufasha. Kandi tubwiriza abantu kureka ibyaha, rubyiruko mureke ibyaha, mushake Imana, musenge, ibyo bizadutabara. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Reteze viroko, mundu yavuga zindi mbaraga z'Uwiteka. Maze umwuka w'Iteka aza kuri Yahaziyeli, aho yari hagati mu materaniro, aravuga ati, nimumve yemwe Abayuda mwese. Ijambo ry'ihumure riva ku Mana, gisubizo cy'ibibazo riva ku Mana. Yoshafati uko aravuga ati, yemwe nimumve, aravuga ati, nimumve yemwe Abayuda mwese, namwe abaturage b'i Yerusalemu, nawe umwami Yoshafati, uko nuko Uwiteka avuga, witinya, mwe kukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi. Witinya, usenga Imana, Mana iramuhumuriza. Ufite ubwoba agashaka Uwiteka, Mana iramuhumuriza ati, witinya. Iyi minsi abantu benshi turatinya, iyi minsi abantu benshi tufite ubwoba. Ariko Yohana nawe aravuga ko wirira, intare yo mu muryango wa Yuda n'igishitsi cya Dawidi yaranesheje. Byuka usenga Imana, Mana iriho, Mana izagufasha, Mana izagukiza, Mana izakurwanirira. Nta wundi ufite kuboko gukomeye atari Uwiteka, Mana ya Israeli. Muhanuzi mbese hano arahanura, nawe impano ni impano nziza mu materaniro. Witinya mwami Yoshafati, namwe Abayuda, namwe Abayerusalemu, mwitinya,
kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Urugamba atari urwacu. Iyi minsi tuzuye ubwoba, abantu barimo kubona ko bapfuye, abantu turimo kubona ko birarangiye, ariko haracari ibyiringiro kubakiranukira Imana bakayishaka, kubakiranukira Imana bagafata biye byo gusenga. Haracari ibyiringiro nuko kazi kagagaze, haracari ibyiringiro ko Uwiteka yakuha, kandi haracari ibyiringiro nuko seta yahombye, Mana wishake yakuha indi mirimo. Niyo mpamvu iki gitondo navuze ko Mana yatuhaye ijambo yo kubakangurira tena mbaraga zo gusenga no gukiranukira Imana. Mana irahumuriza umwami Yoshafati n'abayuda n'abeyerusalemu, ariko bari kumwe n'abandi n'abana babo batoya, babashize ku mugongo, bamwe babashiza ku bitugu. Tugende twese mu nzu y'Imana, kuko ikibazo cyadutiba Basiriya baje kudutera nta mbabazi bafite. Gusenga kwabo kwabaha igisubizo, gusenga k'umwami. Mana yaje kumva isengesho rye. Mana irumva bene data, nitwebwe twabaye abanyandege ngeya, mureke dukanguke, mureke tube maso mu bibazo ufite ndago binanira Imana, ibikugerageza ndago binanira Imana. Dufatanya amaboko ku murimo w'Imana, dusenge, dusengerane, dusengere ibibazo dufite mu gihugu cyacu. Mana iriho, Mana irasubiza. Yesu adufashe. Burwayi ufite ndago bunanira Imana, nuko bigeze ku gipimo kuri hejuru. Mana ifite butwari bwo kwimanura, Mana ifite butwari bwo gukora operation atafashe icyuma ikazimiza uburwayi. Mana nikura abantu ku cyavu ikabicaza n'ibikomangoma. Mana itanga umugisha ku bantu bayo. Yemwe bantu mwasubiye inyuma, abantu mwavuye mu bushake bw'Imana, mureke mugarukira Imana. Abantu mutarakizwa mukizwe. Ibi ni ibihe byo gushaka Imana, ntabwo ari ibihe byo kwiratira ibyaha, ntabwo ari ibihe byo kugwa mu byaha. Rubyiruko muracyafite imbaraga, muganguke mukorera Imana, mushire ingufu zanyu ku Mana. Mu myaka iri imbere Mana izagutabara. Yesu atushigikire, Yesu atushoboje, Yesu adukomeze. Reka turangirize kuri ijambo riri muri gitabo cya Luka. Ijambo riri mu gitabo cya Luka 22. Yesu aravuga iki hano? Cyangwa tusome mu magambo magufiya. Turasoma Luka 22 murongo wa 40 tugeze ku 43. Yesu asengana n'umubabaro. Agezeyo arababwira ati, nimusenge kugira ngo mutajya mu mosha. Uyu ni umwami Yesu Kristo n'intumwa ze. Bagiye ku musozi nabo. Yesu yarebaga gikombe kiri imbere ye, aravuga ko atari imbaraga z'Imana sinashobora gikombe kiri imbere yanjye. Yemwe ntumwa muze tugende na dushake Uwiteka adushoboje. Ube ureba biye urimo, bibazo urimo, ntago ari gusinzira, ntago ari kwicara, ugomba gushaka Uwiteka. Yesu arababwira ntumwa ze, agezeyo arababwira ati, nimusenge kugira ngo mutajya umumosha. Masengesho ituma abantu batajya mu mosha. Masengesho ituma abantu bakomera mu Mana. Masengesho ituma imbaraga zo kwihanganira bigeragezo. Iyi minsi abantu batagifite imbaraga zo kwihanganira bigeragezo. Bamwe barasenya, bamwe batandukanya n'abatwari, bamwe basiga abana babo. Yemwe ababyeyi, mubyeyi yemera kwihanganira bigeragezo, akemera no gupfa kubera abana be. Musenge kugira ngo mutajya mu mosha. Aratandukanya nabo umwanya uresha n'ahatera ibuye. Arafukama arasenga ati, Data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Uyu murongo wa 43 niyo nashakaga. Marayika avuye mu ijuru aramubonekera, amwongerera iki? Imbaraga. Yesu agisenga nawe ku musozi, marayika yamanutse aramubonekera, amwongerera imbaraga. Iyi minsi ni iminsi yacu yo gusenga, natwe marayika atubonekere, atwongerera imbaraga. Bene data, ijambo ry'Imana yashatse ko tuganira uyu munsi niryo. Uhagaze gute?
uri mu mwuka wo gusenga, uri mu mwuka wo gukiranukira Imana, uri mu gitekerezo cyo kwihana ibyaha, urizera Imana mu bibiye. Yesu adufashe, Yesu adushoboye, Yesu adukangure. Reka tugarukire hano. Iri ni ijambo ry'Imana rikugirira umumaro, rigukangure tena, rikongerera imbaraga, rikubyutsa aho wari usinzire mu buryo bwo mu mwuka. Mana ibaho umugisha kandi murakoze kudutega amatwi. Mukozi Imana imuha umugisha kubw'ijambo ryiza. Atwibwiye uburyo Shafati yatakiye Imana, yarahuye n'ikibazo. Ntabwo mbizi uyu munsi wowe ikibazo wahura nacyo wowe wabwira, ariko biradusaba kureba Imana, tukayihanga amaso, tukayitakira, tukayihendahenda. Imana irahendahendwa, Imana iringingwa. Bantu b'Imana, tugarura imitima yacu tubwire Imana. Reka rero dusengere iri jambo, hanyuma natwe dusengere n'abantu batakibuka gutakira Imana, batakibuka uwo murongo. Imana ibibutse, Mana data, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa. Iri ni ijambo ryawe, turarisengeye mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe nizikore, ubuntu bw'Imana nibugaragare, gukora kw'Imana nikuboneke mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Yoshafati yatakiye Uwiteka, hanyuma Uwiteka aramwumva. Natwe turasenze, turaguhendahenze, turakwinginze kugira ngo wigaragaze, kugira ngo wumve gusenga kwacu k'uyu munsi. Ahari hari umuntu urwaye ari kugutakira, ahari hari umuntu uri mu bushomeri, ahari hari umuntu uri mu kibazo, ariko abo bose Yesu turabakweretse. Gira ikintu ukora, imbabazi zawe ziracyahari, ziracyakora imirimo n'ibitangaza. Igaragaze rero ukora imirimo n'ibitangaza, ukize, urwane, uneshe. Urakoze kubwira ijambo rwose, icyubahiro kibi cyawe. Kandi tukweretse n'abandi basubiye inyuma, batakibireba, bitareba abo ngabo, abo bagirire neza, turabakweretse. Tukweretse abatarakizwa bakizwe, utanga agakiza, utanga ubugingo Kristo. Wigaragaze, wikorere, imbabazi zawe zimanuke, ubuntu bwawe bugaragare mu izina rya Yesu. Ubuntu bw'Imana butugaragareho, imbabazi z'Imana zigaragare. Urakoze kubikoze, urakoze ko wigaragaje, urakoze ko ukoze imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibagirire neza, Imana ibiyereke, Imana ibigaragarize. Reka tubahe telefone zacu kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. Ni 0788 50 98 94 0788 50 98 94 na 0722 74 34 93 1. Hanyuma reka mushumba nabahe telefone dukomeze tubafashe. 0782439754. Murakoze, Imana ibashoboje. Serugendo Dismasi na Mama Pasiteri Gatera Jose kuri Radio Mucyo 102.8 FM. Ni buri wa gatandatu guhera saa 4 z'igitondo kugeza saa 4:45. Ukeneye kugira icyo tubaza by'umwihariko waduhamagara kuri nimero 0788439754 no kuri nimero 0788050944 cyangwa nimero 07. Ufite byose nkeneye mu buzima, mbega amahirwe atangaje kwisanga mu bwami. Philadelphia, Imana iratsinda.